Hello friends and family, welcome back to my YouTube channel. My name is Bijou. Mureke nshimire umuntu wese wakoze subscribe kuri Bijou TV akibuka gukanda kunzogera akongera akanda ku ijambo ryitwa all kugira ngo ajye abona notification yacu buruko tubahaye video. So guys, murabizi neza ko hano tuba tubafitiye amakuru ashyushye kandi mashyashya utasanga handi. Twemeje kujya tuhababera kugira ngo mujye mumenya amakuru ku gihe, abantu bafite akazi, abantu muri kwishuri, abantu muri mu mahugurwa atandukanye, abantu muri bize mu bintu bitandukanye. Turi hano ku bwanyu. We are here for you my people, we are here for you. Turahababereye, tuba tugomba kubashakira amakuru atandukanye kugira ngo mumenye ahantu igihugu kigeze, ko turabizi neza ko mutamuzi ngo byifashe gute hanze ahangaha. Nk'uko mubibona, uyu nguyu yitwa Dr. Olga, wamenyekanye ku izina rya Aline Gahongayire, umukozi w'Imana, umuririmbyi, umuntu ubaha Imana, worship leader, akaba n'umuhanzi ku giti cye, akaba na Dr. Olga. Right now she looks good. Akunda kuvuga ngo my name is congratulations. By the way, I love it. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru atari meza. Hari hashize igihe bavuga ngo Aline Gahongayire yarwaye cancer. Biracicikana, ngira ngo nk'uko mwari mubizi mu mafoto ya hambere, ngaya mafoto uko nasigaye angana, ngira ngo murabibona. Mbere yari umugore umeze neza, ugitangaza, ubyibushye, looking good. Ariko kuri iyi nshuro yaje kwerekera mu gihugu cya Brussels, ahafite umuryango kandi akaba yitegura no yajya akora ibitaramo bitandukanye. No kuri inshuro afite igitaramo ku itariki 2 October muri 2024 uyu mwaka. Ngira ngo ni 2 muri October, niba atari 5 gusa. Kikaba kizabera kuri hoteli, ntabwo nasomye neza ariko mu kanya muraje muyibone. Nashizeho iyo noza ubwo butumire kugira ngo abantu batubereye muri icyo gihugu mwokabyaramwe abanyarwandakazi bari muri Brussels, muzahatubere mu gitaramo cy'umuvandimwe. Muzagende mumushigikire, muzagende mwitange, muzagende muhabe ku bwacu nkuko muri abantu bacu. Rero uyu munsi ntabwo nishimye mu by'ukuri. Dr. Olga Aline Gahongayire, ngira ngo nk'uko mwari mumuzi, umugore wagiye ukora ibikorwa bitandukanye mu Rwanda kandi byiza, wamenyekanye mu bintu byiza, mu mirimo myiza. Nimureke mvuge ngo Imana izamuha umugisha, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko ye, Imana izaha umugisha abazamukomokaho bose, kubera ko this lady aratangaje. Murabyibuka kubwaba smart girl, we yarashatse nawe yaragiye yarari mu itangazamakuru, ajya akora gahunda yo gusangira n'abana bo ku muhanda. Ni umugore rero wagiye umenyekana mu bintu bitandukanye kandi byiza. Nabira bikorwa byo gusangira n'abana ku muhanda, ni ukuri abantu babikora ni bakeya, abantu bafata izo riske ntabwo ari abantu bose. Ariko uyu muntu yabaye intwari mu by'ukuri. Mureke tuvuge ngo Imana ishimwe kandi imuhe umugisha, ikomeze irinde intambwe z'ibirenge bye, ikomeze imurinde kandi imwagure muri byose. Nubwo bitameze neza, nubwo atameze neza, nubwo umubiri umutenguha bikanga, ariko mureke dusengere Aline Gahongayire wacu. Yaduhaye ibyishimo, yaduhaye umunezero, indirimbo zihumuriza imitima, indirimbo zomora, indirimbo zisana. Yagiye akora ibintu bitangaje kandi bitandukanye muri uru Rwanda ndetse no hirya y'u Rwanda. So kuri iyi nshuro rero akaba atakiri kubariza mu Rwanda, ari mu gihugu cya Brussels nk'uko nabibabwiye. Izi ngizi ngira ngo ino foto abantu babonye ku rubuga rwe rwa Instagram ni new post guys. Ariko nyine now she is small like me, ariko nyine yabaye mwiza cyane of course.
wamugana umuntu w'uri Burayi aba agomba kuba afite umubiri utaremereye bidakomeye, murabona karagaragara neza mu by'ukuri. Umumama w'u Rwanda, nanjye kuvuga ngo ni mama Afurika, ariko ayo mazina aba afite ayandi, ariko ni mama w'abana, ni inshuti ya bose, umudamu ukunda kwisekera, umudamu utagira umutima mubi, umudamu utagira guhangana n'abantu. Aline Gahongayire mu gihe cye ndababwiza ukuri ko igihe cye yagikoresheje neza. I'm telling you guys, igihe cye yagikoresheje neza. See the mother, see the mother, see the makeup, see the smile. Man, ni mwiza imbere n'inyuma, ni mwiza imbere n'inyuma. Uyu mugore ari mu bantu bihirinze cyane cyane kugira ngo bagere kuri success yakanya. Ari mu bagore bitanze bikomeye, ari mu bagore basenze bikomeye. Man, uyu mugore yarahasorinze ku rwego ntabasha kubivugaho, ariko icyo nzi ni uko burya iyo umuntu yakoze cyane intsinzi igiba nziza. As long as ukibishaka gukora, as long as ufite abagusapotinga, rwose ntuzananirwe gukora, ariko batanahari uzakore wubake ibintu byawe, wubake izina ryawe, uzamukire ku bintu byawe. Burana nubwo biba ari byiza kugira ngo umuntu azamukire ku bintu by'abandi, ariko Dr. Aline, Dr. Olga Aline Gahongayire, ibikorwa bye turabizi muri uru Rwanda, kandi ni umubyeyi ugira discipline, ni umubyeyi ugira ikinyabupfura, ni umubyeyi nyine. Hari umuntu uba ubona mu buzima agoye kubana nawe, hari umuntu ubona agoye kuganira nawe, hari umuntu ubona agoye nyine atinyitse ku rwego mutabasha kubyumvaho, ariko Aline Gahongayire rwose, she is a woman of God, she is a woman of God. Ni umugore rwose mwiza ukunda Imana, umukobwa w'Imana, umuntu ukunda Imana, ukorera Imana atayiryarya, uvuga Imana. ndamubakumbuje nyina najyaga nkunda kumureba cyane igihe yajyaga ayobora itorero, ngira ngo mwajyaga mubona vibe yabaga afite, yakunze Imana nyine, ubona ari byiza. Twari tukiri kuvuga bimwe mu bikorwa yagiye akora, abakene yubakiye amazu n'abantu benshi batandukanye, ibyo kurya, ibyo kwambara, gusangira n'abana bato mu miryango itifashije, kwishurira abana. Mu by'ukuri Aline Gahongayire ari mu Rwanda yagize neza pe. Hari ukuntu abanyarwanda bajya bavuga ngo ukiri mu isi, ngo sinibuka neza uko navuga, ariko nzi ko hariho n'uwundi bavuga ngo gira neza wigendere. Dore ya afishe ngiyi yanditseho ngo Aline Gahongayire live in Brussels. Ngiyi hoteli iri muri Bristol, n'amalocation ngaya nyine yose, ngaya n'amacontact ku muntu wawe uriyo muri Brussels, yanyaruka rwose akajya kwitabira igitaramo cy'umunyarwandakazi Aline Gahongayire Dr. Olga, kizaba tariki 5 Oktoba 2024. Nta muntu wemerewe gucikwa guys, nta muntu wemerewe gucikwa cyangwa se gukererwa. Muzahagerere ku gihe, abagura amatike mutangire muyagure. Ewane ibintu gahunda nyine izajye kugera abantu bose bameze neza kandi bari tayari. Bizadushimisha kubona mwitabiriye igitaramo cy'umubyeyi wacu, bizadushimisha kubona mwitabiriye igitaramo cya mama wacu, mama wa Kigali. Bizadushimisha cyane rwose, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana muzajoininge igitaramo kiwe. So mureke mbashimire mwebwe mukunda Bijou TV, nababwiraga inkuru ziriho ziri gutrendinga, mbabwira ibya Aline Gahongayire uko yananutse, iby'uburwayi bwiwe, ariko mukomeze mu musengere kabisa. Isengesho ugiye gutera ujye umuzamura umusengere, Imana izagira ibyo ikora. So guys, hey, ndabashimiye mwebwe mwabanye natwe kuri topic y'uyu munsi, kubw'umuhanzi w'umunsi twasuye, duciye ku nkuta ze za Instagram, duciye ku nkuta ze za platform, yaduhaye ibyishimo of course. So guys, turadushima Imana ku bwa Aline Gahongayire, kandi tuvuga ngo pole
Imana imukize kandi amere neza. Wibuke gukora subscribe kuri Bijou TV dukomeze kubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.